Bavandimwe nkunda, uyu munsi nshimishijwe no kwifatanya namwe muri uyu munsi mukuru utagira ukusa, twakira Lorike za Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu hano muri kominote. Ndabashimira ko mwaje muri benshi kugira ngo twakire ku buryo bukwiye Mutagatifu Tereza. Bavandimwe, buri kintu kigira igihe cyacyo. Iki ni cyo gihe Imana yagennye kugira ngo muri uru rugo twakire Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Siyoni yabaye ikiramukwa, ni ukuvuga mbere y'ibise byara abahungu. Ni impamvu yo kwishima tukanezerwa. Nimusabe ibyishimo hamwe na Yerusalemu, mwonke amashere kandi muhabwe ibere ryayo ribahumuriza. Iki ni igihe bavandimwe, uyu ni wa munsi Uhoraho aje kuduhumuriza. Ntaje guca imanza, aje kuduhumuriza akoresheje ubutumwa bwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Uyu munsi muri abahamya b'igitangaza cy'Imana. Mu maso yanyu haruzuzwa icyifuzo cya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Ajya gupfa yaravuze ati, ndumva ngiye kujya mu kiruhuko, ariko ndumva ko ubutumwa bwanjye niho bukijya gutangira. Ubutumwa bwanjye bwo gutuma abantu bakunda Imana uko nyikunda. Ubutumwa bwo kwereka roho z'abantu inzira ngufi. Gukunda Imana nk'uko nyikunda no kwereka roho z'abantu inzira ngufi. Mutagatifu Tereza arabwira buri wese, reba ukuntu Imana nyikunda n'uburyo nayikunze. Arabwira buri wese amuhamagaye mu izina ati, dore inzira ngufi. Niba Imana yarakiriye icyifuzo cyanjye, uwo ni Tereza ukomeza, ijuru ryanjye nzaribaho ku isi kugeza igihe isi izashirira. Koko rero ndashaka kubaho mu ijuru nkora ibyiza ku isi. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu arashaka gukora ibyiza muri wowe, kuri iyi si, muri u Rwanda rwacu, muri iyi kominote Don Emmanuel. Mutagatifu Tereza akomeje gukora ibyiza mu mitima y'abamukunda. Ubu rero tukatugira amahirwe, ibyiza by'uyu munsi twatubisangiye muri iyi misa ntagatifu iturirwa imbere ya Lorike za Mutagatifu Tereza. Mureba hano imbere yanyu, ijambo ry'Imana tumaze kumva riradusobanurira ibyo Mutagatifu dukunda cyane kandi dutaramanye muri uyu mwanya. Aratwibutsa ibanga ry'urukundo, rya rindi ryihishe abanyabwenge n'abahanga, rigahishurirwa abaciye bugufi. Bavandimwe, ijambo ry'Imana twumvise no kuba dufite Lorike za Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu biratwibutsa ko turi abana Imana ikunda byahebuje. Kubisubiramo biradufasha gukomeza kubizirikana. Ntabwo ari uburondogozi, Imana iradukunda byahebuje kandi dufite umurage. Yezu ati, dore itegeko riruta yandi, tega amatwi Isiraheli, Nyagasani Imana yacu niwe Nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, atari igipande, amagara yawe yose utizigama, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Evanjiri ya Mariko umutwe wa 12:29.
mu gihe rero abenshi tuba tukibaza niba gukunda nk'uko Nyagasani abyifuza umutima wawe wose, amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, igihe hamwe hagaragara ababihakana bati ntibishoboka, abandi baseta ibirenge, Mutagatifu Tereza aratubwira ngo birashoboka. Mutagatifu Tereza mu gihe tumusiganuza aratubwira ati hari inzira ngufi yo kubigeraho, nta yindi usibye ukwirundurira mu rukundo rw'Imana n'impuhwe zayo. Bavandimwe, Imana ntihwema kudukorera ibitangaza mu buzima bwacu, umuntu ku giti cye, cyangwa se n'ibitangaza dusangiye. Iyo hari ibitangaza turatangara bikanagaragara, ariko ikibazo gikomeye nuko twibagirwa vuba, kandi ni kuva kera. Mwibuke uburyo Uhoraho yavanye umuryango we mu bucakara bwo mu Misiri, akawambutsa inyanja y'umutuku ibirenge by'umutsi. Mwibuke ko mu bigeragezo mu butayu umuryango wahise wibagirwa vuba, wibagirwa ko ufite Imana ifite ububasha bwo gukiza, ikagira n'urukundo, ikarangwa n'impuhwe. Nibwo batangiye kwiheba ndetse barijujuta. Hari ubwo tugeraho kenshi iyo duhuye n'ibigeragezo bikomeye by'ubuzima bwacu, bikatwibagiza ibitangaza Imana dukora mu buzima bwacu, ari ubuzima bw'umuntu ku giti cye, ari no bwasangiye n'abavandimwe, ndetse no muri Kiliziya yose umuryango w'Imana. Ugasanga turiheba imbere y'ingorane zinizi z'ubuzima, uburwayi n'ibindi, kwijujuta tugatuka Imana. Ni kwa kwibagirwa vuba. Ibyo byagaragaye na nyuma y'uko umuryango uvanywe muri Babiloni maze ukagezwa mu gihugu cyawo givuye mu bunyago i Babiloni. Kubera kudamarara nabyo byabaviriyemo gusubira inyuma mu kwemera kwabo, biraviramo gushidikanya no gutangira kwimika ibigirwamana. Ibyo umuntu yavuga ati ni igihe cy'umurengwe. Igihe cy'umurengwe kitwibagiza cyangombwa ko ari Imana yonyine. Igihe cy'umurengwe Imana tuyisimbuza ibigirwamana. Ubu kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu bitubere umwanya mwiza wo kwakira urumuri, kugira ngo abari mu mwijima wo gushidikanya no kwiheba, cyangwa se abari mu rujijo bayoberwa icyiza bakayoberwa kugitandukanya n'ikibi, ndetse no mu byiza ntibamenye igihebuje. Mutagatifu Tereza araza atwereka inzira ikwiriye yo kuva mu gushidikanya tukayigira ku kwemera, kwa kwemera gushyitse kurangwa n'ibikorwa by'urukundo bitari mu magambo ahubwo bigaragara mu ngiro. Mutagatifu Tereza aratwibutsa ko dufite Imana umubyeyi udukunda, urukundo rwahebuje. Ndetse mu mvugo y'ubu umuntu yavuga ngo Imana idukunda byasaze, urukundo rugera ku musaraba. Bamwe babyita ibisazi, ariko akaba ari ubuhanga bw'Imana. Imana rero dukunda urwo rukundo rurenze imyumvire n'imivugire. Noneho agahebuzo nuko idukunda nta kiduca. Hari uwakwiriye bitewe nuko yisize uyu munsi akavuga ko afite igikundiro imbere y'Imana. Wisize akaberwa, wambaye akaberwa, yego ni byiza, ariko Imana ntihera kuri ibyo dukunda uko turi, ndetse n'igihe twijanditse mu byaha ntitunena, kuko ari urukundo rutivuguruza. Uhoraho niba ubabarira ibicumuro byawe byose, nabyo wabyita ubusazi. Wavuga utese niki cyaha Imana yakimbabarira? Yego, byaha byawe byose. Niwe ukuvura indwara na za zindi zakugize karamata, zakubayeho karande. Ni umunyambabazi, ni umunyampuhwe, atinda kurakara kandi agira ibambe. Ntatongana ngo bishyire kera, ariko iyo bibaye ngombwa araducyamura. Ntatinda n'inzika ubuziraherezo. Ntaduhana bihwanye n'ibicumuro byacu, ntatwihimura akurikije amafuti yacu, akaba ariyo mahirwe tugira. Naho ubundi koko yitaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Warokoka nashyira urutoki hejuru. Yitaye ku bicumuro byacu, nta warokoka. Tugira amahirwe ko itaduhora ibicumuro byacu, ahubwo ihora iteze amaboko itegereje umwana w'ikirara ugarutse mu rugo. Imana
iradukunda ikaduhamagarira twese kuyikunda no kuyikundira, kuko ariyo soko nyayo y'ibyishimo n'amahoro, bya bindi bidacubangana. Ureke bya bindi isi itanga. Gukunda Imana no kuyikundira niyo soko y'amahoro. Noneho kubyumva, tubyumvisha ubwenge, ushobora kujyaho uvuga uti nibyo koko, gukunda Imana no kuyikundira ni isoko y'amahoro n'ibyishimo. Ariko Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu aragusaba gutera intambwe. Ntubyumvishe mu bwenge bwawe, ahubwo wumve ko nubwo bitoroshye bishoboka. Dupfa kuba twemeye kunyura inzira ngufi Tereza yanyuzemo, iroroshye kwakira urukundo rw'Imana, gukunda bagenzi bacu nk'abana b'ibitambambuga, simplicité y'abana, spontaneité, ibyishimo by'abana b'Imana. Ibyo bigenda bicogora ku bantu benshi, usanga kubera ibi n'ibi, amateka y'ubuzima n'ibindi byose, umuntu ahora azinziminya, akambije impanga. Urukundo rw'Imana rutuma no muri ibyo bibazo umuntu agomana ibyishimo, akumva afite amahoro ku mutima, n'igihe iruhande rwe byose biri kugenda bihungabana. Uhoraho rero ni Imana, umwami wisesuyeho ikuzo, ufite ububasha, ni nyir'ubutagatifu, Imana y'igihanganye, umwami w'ingabo, umwami wa Isiraheli, aganje mu ijuru ariko ntiyigunze. Ni urukundo rurema, rudusubiza icyizere, rudusubiza ubuzima, gaha byose kubaho. Byose byakozwe n'ikiganza cye, byaremwe byose n'ibye. Mu rukundo rwe yita kuri buri wese, cyane cyane abaciye bugufi, imbabare n'indushyi. Aho rero twiyumvamo, niyo umuntu arebye umunyarwanda w'iki gihe, nibyo buri wese yanyuzemo mu buzima bwe, mu mateka y'ubuzima bwe, aho yumva ko koko Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu aje kutwibutsa ikintu cyadufasha. Dufite Imana kundo, Imana yita kuri buri wese, cyane cyane abaciye bugufi, imbabare n'indushyi. N'igihe byo tubona handi usanga hari benshi bahunze amaso abo baciye bugufi, imbabare n'indushyi, abo ngabo nibo Imana ikunda ku buryo bw'umwihariko. Abamukundira rero, abakira urukundo rw'Imana, Imana ibahundagazaho imigisha, naho abikuza ikabasezerera amaramasa. Hahirwa rero abamwiringira, ibyo bakora birabahira. Abakora ibishimisha Uhoraho, abo ngabo barahirwa. Bavandimwe, kugera ku ihirwe Nyagasani yaduhamagariye ku butungane. Hari igihe dukeka ko umuntu agomba gukora ibintu byinshi, ndetse usanga twirarira. Igitabo cy'umuhanuzi Izayi twumvise abagerageje gushimisha Imana bakoresheje imbaraga zabo, bakoresheje imirya. Muzi imirya icyo ari cyo? Imirya rwose, ukavuga uti ngiye gukoresha imbaraga zanjye z'ubwenge n'ibindi byose nuko nshimisha Imana. Abo rero nkuko twabyumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 66, usanga ibyo bakora bibimfabusa. Abambere kugira ngo bature Imana igitambo cyishimishije bishe ibimasa, ariko kandi bica n'umuntu bica n'umuntu. Ni ukuvuga ngo ahangaha ndi kubonamo umuntu ukora ibyiza, yumva yapanze, yumva ariko akajya n'ibyo ahutaza. Ni ukuvuga ngo hari byo dushobora kugerageza n'imbaraga zacu, ariko hari n'ibyo twica bitewe n'uburyo twabyitwayemo. Ukica ikimasa ariko ukica n'umuntu. Ni ukuvuga ngo hari ukuvuga ngo gukora ibyiza wirengagiza agaciro ntagereranywa k'ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu ni sacré. Nuko ubwo rero hari ubwo ujya kubona uruhande rumwe abantu bari gukora ibyiza, ariko ugasanga hari gufatwa n'amategeko yo kwica, cyane cyane inzirakarengane n'abantu cyane cyane abatagira kivurira, nk'abana bataravuka. Abana bataravuka ukavuga ngo dukoresha imbaraga kugira ngo nkore neza, ariko gahunda n'imbaraga zose ukoresha wica abana bataravuka. Kwica ikimasa kandi ukica n'umuntu. Ibikorwa byiza ariko biherekejwe no guhutaza n'ubukubaganyi bukomeye, aho umuntu arengera ubuzima, ingabire y'Imana akarengera. Cya kabiri dusanga muri igitabo cy'umuhanuzi Izayi ni ukwica imbwa.
kwica imbwa nguto mu bitambo batura bakica imbwa harimo agasuzuguro k'Imana, ibigenewe Imana ugahera kuri ibyo nyine bisuzuguritse, agasuzuguro gakorerwa Imana abayo n'ibyayo. Noneho agahomamunwa no gutura inyama z'ingurube, harimo kubahuka no gukina mu bikomeye. Noneho ikindi hari ukosereza ububani ibigirwamana. Hangaha rero hari igihe umuntu yafatiwe akaribatera. Iyo umuntu arebye kwigirwamana byigaragaza muri iki gihe n'amazina yabo n'amasura yayo menshi, ibuye waburetse kuritera ukarirambika. Ikigirwamana cyitwa ifaranga, ubukungu, bintu. Ikigirwamana cyitwa iraha, ikigirwamana cyitwa ubutegetsi. Imana mu rukundo rwayo rero iduhamagarira kuba intungane, kandi Mutagatifu Tereza twereka ko inzira tugomba gukoresha atari iy'imirya, ahubwo ni ukwakira urukundo rw'Imana mu kwicisha bugufi. Ndetse no mu gihe duteshutse ikaduhumuriza itubwira ngo ndi Imana y'urukundo n'impuhwe, ngiye kubaba hafi maze amahoro atembe nk'uruzi n'ikuzo ry'amahanga ribasenderezeho nk'umugezi. Imana irashaka gukoranya amahanga y'indimi zose kugira ngo amahanga arebe ikuzo ry'Imana. Mwumvise ikigereranyo cyiza cyane, abana bari kwibere bakatirwa kandi bagasimbagizwa ku bibero. Uwo byo ni igishushanyo cyerekana urukundo Imana idukunda. Imana igize ati nzabahumuriza uko umubyeyi ahumuriza umwana we. Bavandimwe, twahamagariye ubutungane ariko turi abanyantege nkeya. Icyaha cya muntu ntigisubiza inyuma gahunda y'Imana, ariko guhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Tereza umwana Yezu dufite Lorike imbere yacu biradufasha kumva ko tugomba kwemera uhoraho, bikurikirana bijyana no kwisubiraho, kwiringira Imana yonyine yo soko y'agakiza. Mu gufungura amaso tureba ibiriho ntitwibeshye ko muri isi yacu hari benshi babaho mu kinyoma, nk'abo twumvise nkuko twabyumvise mu isomo rya kabiri ya mbere yandikiye ya Yohani Mutagatifu, babandi bavuga ko bakunda Imana ariko banga bagenzi babo, abo ni ababeshyi. Babandi bahora bikoreye umutwaro w'inabi, urwango n'inzika, bakabishakira n'igisobanuro. Babandi bafite imigambi yo kwihorera, abavumira abandi kugahera. Iyo mitwaro iratuvunira ubusa. Bavandimwe, iyo twirebye dusanga hari kenshi tumeze nk'abari Abanyisiraheli bamara kwambuka inyanja y'umutuku ntibazirikane, bakibagirwa vuba. Mu mibabaro duhura nayo itabura mu buzima, ugasanga kwijujuta twihebye. Bavandimwe, umugenzo mwiza wo kwakira urukundo rw'Imana nka Mutagatifu Tereza umwana Yezu byadufasha twebwe Abanyarwanda n'abandi bose bafite umutwaro w'amateka akomeye. Bavandimwe, duhinduke tuyoboke inzira y'urukundo rurangwa no kwicisha bugufi, inzira yo kubabarira, gusaba imbabazi no kuzitanga. Tureke gushakira ibisobanuro by'ibidashobora kubonera ibisobanuro, tureke gushaka ibisobanuro byo kunangira kwacu, ibisobanuro by'amafuti yacu, ibisobanuro by'ibyaha byacu. Twahamagara ubutungane kandi birashoboka, twahamagara ibyishimo by'abana b'Imana kandi birashoboka, nitunyura akayira kagufi ka Mutagatifu Tereza umwana Yezu. Dukizwa no kwiyoroshya no kugira umutima utuje, kwiremereza no kurega agatuza ntacyo bidufasha kugeraho. Umutima wanjye ntacyo wakwiratana bibaho nkuko twabiririmbye, ahubwo umutima wanjye uratuje, uranezerewe, uriyohereje nk'uko umwana aba akikiwe na nyina. Jya wizera Nyagasani w'Isiraheli kuri ubu n'iteka ryose. Yezu arifuza gukundwa kandi arasabiriza, arakomanga, nitumukingurire imiryango yacu y'umutima, tumuhe igisubizo gikwiye tuvuga tuti twakira urukundo rwawe. Aratwigisha kwirundurira wese mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni impuhwe zayo zihebuje, kwirundira mu mutima ugwa neza w'Imana umubyeyi wacu, urukundo rurenze imyumvire n'imivugire. Imana irashakashaka intama yazimiye igashyirwa yisubije mu gikumbi. Ubu rero yatumye Mutagatifu Tereza, Imana yatumye Mutagatifu Tereza, yabatumyeho, Imana yabatumyeho. Tuyihe igisubizo gikwiye. Bavandimwe, tugira amahirwe yo kugira uhoraho, Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, ikagira n'uburyo itugeraho. Twarayimenye kandi twarahuye,
tuzi neza ko turi abanyabyaha, abanyantege nkeya, ariko ntidukwiye kugira ubwoba bw'ububi n'intege zacu, ahubwo tugomba kwirundira mu rukundo n'impuhwe by'Imana. Mutagatifu Tereza umwana Yezu adusabire. Komeza udusabire gutera imbere mu kwizera.